Ndabasuhuje. Uyu munsi tugiye kuganira ku kinyobwa cyitwa kawa. Kawa ni nziza cyane ku buzima, dore ibintu 10 wagakwiye kwitaho ndetse bikaba impamvu yo gukunda kunywa kawa buri munsi. Kawa, abantu benshi bayinywa mu gitondo kugira ngo birirwe bameze neza, ariko se kawa wari uzi ko kawa itanga intungamubiri, ifasha ubwonko, igatwika ibinure ndetse igatuma tugira ubuzima bwiza? Muri iyi video tugiye kukwereka ibintu 10 by'ingenzi kawa ikora mu mubiri wacu. Ndagira ngo untege amatwi kandi ugerageze ikiganiro kukiza ku bandi kugira ngo babe inshuti magara yo kunywa kawa. Kawa iradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Wowe wumva ni Amiri, cyane ukurikiye Nimenya Nibi TV1. Ukwiye gusobanukirwa ukamenya buri kimwe. Kawa ituma ukanguka kandi umubiri wawe ugakora neza. Kawa irimo ikinyabutabire cyitwa kafeyine, ni mu ndimi z'amahanga. Gikora cyangwa se kigafasha ubwonko, kigatuma wumva ukangutse, umeze neza, utekereze neza kandi ukagira imbaraga. Abanyeshuri benshi n'abandi bakozi bakora akazi kabananiza cyangwa se akazi ko mu biro gasaba gutekereza cyane, binywera kawa kugira ngo bibafashe mu kazi kabo ka buri munsi ndetse bibafashe gukora neza. Kawa irinda umunaniro ukabije. Kafeyine iba mu kawa ituma amaraso agenda neza ku bwonko, bigatuma utananirwa cyane cyangwa se utaruhira ubusa. Iyo unaniwe cyane, kawa igufasha kongera imbaraga kandi ikakurinda gucika intege mu kazi kawe. Niba utanywaga kawa, ndagusaba mu by'ukuri kawa kuyigira inshuti yawe ya buri munsi. Kawa ifasha gutwika ibinure no kugabanya ibiro. Nibyo, wabyumvise neza, kawa ifasha gutwika ibinure ndetse no kugabanya ibiro. Ubushakashatsi bwerekana ko kawa, kubera ikinyabutabire cyitwa kafeyine kiba mu kawa, cyongera icyo bita metabolism y'umubiri, aribwo buryo bugufasha gutwika ibinure vuba ndetse no gukora neza cyane. Si ukuvuga ko kawa ari regime, ariko igufasha kudatindana ibinure byinshi mu mubiri wawe. Kawa kandi irimo vitamini y'imyunyungugu. Iyi vitamini y'imyunyungugu ifasha umubiri wawe, kubera ko vitamini ya B2 na B3 na B5 ndetse na potassium na magnesium ziboneka mu kawa, ibi byose bifasha umubiri wawe. Ni nayo mpamvu wagakwiye kunywa kawa. Izi vitamini zose mvuze zifasha umubiri gukora neza ndetse no kongera ingufu. Ni nayo mpamvu ukwiye kumenya ibyo wagakwiye kurya kugira ngo byongere vitamini mu mubiri wawe. Iyi kawa irinda indwara. Nibyo, wabyumvise neza, kawa irinda indwara. Ni ukuvuga ngo kawa ifasha ubwonko ndetse n'umubiri wawe kuba yarwara indwara ya kawa irinda indwara. Ni ukuvuga ngo kawa irinda indwara zifata ubwonko nk'indwara ya Alzheimer ndetse na Parkinson. Izi ndwara zose ni indwara zifata ubwonko. Ubushakashatsi bwinshi bwerekanye ko abantu banywa kawa bafite ibyago bike byo kuba barwara indwara zifata ubwonko nka Alzheimer ndetse na Parkinson. Izi ni indwara zifata ubwonko ndetse cyane cyane ku bantu bakuze, kubera kafeyine irinda ubwonko iboneka mu kawa. Ni nayo mpamvu abantu banywa kawa izi ndwara ntabwo zibibasira. Irinda diyabete yo mu bwoko bwa 2. Kawa, kunywa kawa kenshi cyane
iyo idashizwemo isukari bishobora kugabanya ibyago byo kurwanya ndetse no kukurinda diyabete yo mu bwoko bwa kabiri irinda, kubera ko kawa irinda ibinyasukari, iringaniza isukari mu mubiri wawe ndetse no mu maraso. Kawa irinda umwijima kwangirika. Kawa ishobora kurinda umwijima kwangirika cyane cyane ku bantu bafite ibyago byo kurwara indwara zifata umubiri ndetse zigafata n'ubuhumekero. Iyo unywa kawa byibura ibikombe 2 cyangwa 3 ku munsi, umwijima wawe uba ukeye umeze neza. Ushobora kugabanya ibyago bya kanseri. Ni ukuvuga ngo kawa ishobora kugabanya ibyago byo kurwara kanseri. Abashakashatsi bavuga ko kawa ishobora kugabanya ibyago bya kanseri zimwe na zimwe, cyane cyane kanseri y'umwijima ndetse na kanseri y'amara. Ariko ntabwo byakubuza kwisuzumisha igihe wumva utameze neza. Ikindi, ukwiye kurya indyo yuzuye. Nanone kawa ifasha igogora. Kawa yongera igogora ingufu. Iyo unyoye kawa igikombe 1 cyangwa 2 nyuma yo kurya, bifasha amara gutunganya ibyo wariye neza. Buriya kawa ifasha amara. Ikindi, si impanuka ko abantu benshi bamara kurya bakanywa kawa, kubera ko kawa ifasha igogora nk'uko twabivuze. Nanone kawa ishobora gutuma wumva wishimye. Kafeyine ishobora kongera imbaraga ubwonko ndetse ukumva uri fit mu byo ukora. Nayo mpamvu kunywa kawa nk'uko twabivuze byongera ibyishimo. Kawa ni nziza rero, si uko ituma ukanguka gusa, ahubwo ishobora gutuma ugira mood nziza. Ndagusaba gukora sabone niba uri mushyashya kuri iyi channel, kandi ugakanda share ndetse na like niba wakunze iyi video. Niba nawe ukunda kunywa kawa, andika muri comment. Ndabasuhuje.